Ndabasuje cyane kandi nongeye kubakira mu izina rya Yesu muri iki kiganiro cyacu CNM PODCAST. Njyewe nitwa Vitali MUVUNYI. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko idasanzwe bidaturutse mu kuba ijambo ubwaryo turi buganireho cyangwa ingingo turi bugarukeho udasanzwe warayumviseho, ariko udasanzwe kubera ko nutekereza kuri iyi ngingo waza gusanga hari byinshi utaruzi cyangwa uraza gusanga hari imbaraga nyinshi ifite utaruzi. Ibyo ndabivugira ko nanjye mu by'ukuri turaganira ku gitabo kivuga ngo Delivered from all my fears. Urumva turaza tugaruka kuri iyi ngingo y'ubwoba. Nari mvuze ngo nanjye nsoma ntabwo nari nzi imbaraga z'ubwoba nicyo zishobora kwangiza mu buzima bw'umuntu, nk'uko namenye ndangije iki gitabo. Narimo mbwira umuntu kare ko numva kugisoma rimwe ubwabyo bitazaba bihagije, bizasaba gukomeza ngisoma kugeza igihe mbona izi mbaraga z'ubwoba zivuyemo, kuko umuntu arebye ibibi zizana mu buzima bw'umuntu ntabwo wakwifuza kubana nabwo na gato. Igitabo cyitwa Delivered from all my fears, Living a Fear-Free Life, cyanditswe na Apostle Yoshua MASASU. Niwe turi kumwe uyu mugoroba muri studio. Ndagira ngo abasuhuze hanyuma mbabwire mu tumirwa turi kumwe n'abaraza kubasuhuza ko twakiriye umwanditsi w'iki gitabo abasuhuzeho. Turabasuje cyane mu izina rya Yesu Kristo kandi tunezerewe kubana namwe uyu munsi. Ntabwo nibaza ko Apostle ari ibintu byinshi namuvugaho byo kumwintroducinga, abantu baramuzi cyane, ariko ni umuyobozi mukuru wa Restoration Church ko twebwe benshi tuyita, ariko nibaza ko ari ERC. Yes, Evangelical Restoration Church. Nanone turi kumwe n'umuyobozi mukuru wa Christ for the Nations Ministries, Dr. Norman Paul Desire. Karibu cyane nawe mwasuhuza abantu. Murakoze Vitali kandi Apostle turagushimiye cyane kuza muri ubutumire. Dr. Norman, numugisha kuba uyu munsi dufite amahirwe yo kuba turi kumwe na Apostle Yoshua MASASU. Ndagira ngo umuhe ikaze, ariko ikaze n'abantu be bose badukurikiye. Turashima Imana cyane kubwo uyu munsi. Intego yacu nk'uko Vitali bivuga, iyi broadcast ihuza abantu bafite experiences zitandukanye bagura ubwami bw'Imana. So today uyu munsi duhawe umugisha cyane. Nk'uko bivuze ntabwo turi buvuge byinshi ku bwa Apostle MASASU, ariko icyo nakubwira ni uko n'umwe mu batangije ikangura muri iki gihugu cy'u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ndibuka batangira ya Kimisagara, ibiterane bya mbere byabereye hariya. Kwaguka kw'itorero mu Rwanda yabigize mu ruhare. Ubwo rero twebwe ari nk'iki gitabo kiravuga byinshi cyane. Nubwo bangira ngo no mu gihe twinjiraga mu gihugu muri hari ubwoba bwinshi cyangwa araza kwivugaho, ariko bwari ubwoba bwinshi ngira ngo araza kudusangiza cyane muri ibyo. So Apostle Yoshua MASASU turagushima cyane bwitabire kandi nawe Vitali wakoze. Murakoze cyane. Ndagira ngo tudatinze twinjire muri iki gitabo, ariko tarinjira mu biri imbere, duhere ku mavu n'amavuko y'igitabo. Iyi ngingo y'ubwoba ntabwo ari ingingo abantu bakunda kuvugaho. Si ibitabo byinshi byanditswe kuri iyi ngingo, ahubwo mwene wabo, sinzi niba ari mwene wabo cyangwa umwanzi we witwa Kwizera, we bamwandikaho kenshi. Umuntu ahita yibaza iki gitabo cyavutse gite, cyaturutse hehe? Kuba mu ngingo nyinshi dusanzwe tubaziho, muvugaho cyane, mwigishaho kenshi, muhitamo kuvuga kuri uyu mwanzi witwa ubwoba, byaje bite? Ndabashimiye Dr. Norman, ndagushimiye Vitali. Ndabizi ko mwese muri abantu bamize Yesu kandi bakwishimira kubaho uko ijambo ry'Imana rimeze. Kandi ikintu cyitwa contradiction byavuye cyane ku kintu nabonye maze gukizwa, ndakunda Imana ariko nkabona ndabeshye ku tuntu duto. MASASU ruri hehe? Nari ndahangaha hehe hano. Ntacyo bigutwaye kuvuga uti nari ndahangaha. Kuki utaje wa munsi sinari meze neza kandi ubwo ntacyabaye. So I discover ko ndiho nda viva double life.
navuye mu isi nyanze meze nabi ndakijijwe ariko I'm still tugoyigoyi gutyo cyane cyane cyo kintu cy'ibinyoma. Then mfata iminsi 3 yo gusenga no kwiriza ubusa 3. That's my first time. Ono mido y'amasengesho Imana irambwira ururahangana n'ibibabi kandi n'amashami igiti wagisize. Mani magambo, don't go to the effect, go to the cause. Rero unsabe nkubwire cause, impamvu ubeshya si ikindi n'ubwoba. So aho kugira ngo uhangane n'ibinyoma, hangana n'ubwoba butere ibinyoma, wamugandi wakubite butera kubite ikimutera. So then niho Imana yamfunguriye amaso arambwira utarakira ubwoba uzabeshya uzakora ibindi nzakubona ko source ya evil n'ibyaha hafi byose niba atari byose biva mu bwoba. Mwene magambo ntinyutse sinacumura, ntinyutse sinabeshya. Then mvuye muri iyo retreat I was tested kuko umuyobozi wanjye w'akazi yari umudamu very tough uteye ubwoba cyane abivugaho ku buryo yari afite washroom ye office zacu pool yari kugira ngo ujye muri washroom you pass through her office nta wacyagaho kubera she was very scary. That day nyuma y'iyo 3 days yari na Pasika kubera iminsi utafunguye wafungura ukumva uri heavy ndaryamirira. On Monday aho kubyuka ku gihe nka 6 mbyuka nka 7 8 nitegura, then I miss my train. Mbuze train yanjye ngira mu kazi nkererewe. So she look at me like this. Isangapi ufite isandi sangapi koko nsanga nakerewe isaha irenga. Arambaza akazi katagira sangapi mubwira isaha. No igihugu nabagamo muri Congo everything will justify by ikiriyo. You apfushije it means a lot. Arambaza have you lost somebody cyangwa se wapfushije? None nzamuye umutwe kugira ngo wenda simvuge ngo yego nze kugira ngo kuko cyo genzaba nsinze muzamuye Imana iranyebutse rambwira nyamara naraye ngukubohoye kubwoba. So take your head down, look at her straight eyes fearlessly and tell her the truth. Kuko ugiye kubeshya kubera uratinya consequence ya truth. Nimba udatinye speak the truth. Manura ndamureba nambwira madam chef ntabwo nafushije ahubwo naryamiriye. It seems to be so funny ariko to truth. Arambwira ntunambeshya nibura ariko kuva uwo munsi she respect me nije narizanize mu kazi njya kuri full time. She knew I was a man of God. Ariko Victory yatangiye uwo munsi namenye ko okay as far as ngifite ubwoba nzabeshya. So ubu buzima busa naho rero natangiye kubara n'ibindi byinshi byaha ujya gutya uriba kugira ngo uzaramuke wa mugani mpemuke ndamuke byose n'ubwoba. Nsanga rero nsezeranye Imana the first book I write in my life in general subject itari manual discipleship nzandika ku bwoba. That's where I swear. That was 1983. Yari Easter ngiki gihe no kuvuga ngo 42 years back. Hanyuma rifata igihe ejo bundi 2015 ndavuga ariko iyi project itajya mu bikorwa. Let's mpamagaza team ya 7 people ndabwira I wanna give you to help me as a board to write this book. Twacyanditse imyaka 7 actually from 2015 kugeza 2022. Guess what? Twatangiye turi 7 people. Nabahaye chapter buri muntu gutyo ngo ngire twarije tusiranye umwe gusa cyangwa babiri abandi bose fiera basenye kandi niyo kandi ariyo bari kwandika. So natinze ntarambiranye. That's how I discover ko gukiza umukristo kuvivubuza buri contradictory no kumukiza ubwoba. If a believer can be free from fear, yaba truthful, yaba courageous, yaba consecrated, he can do exploit. Actually yabivuze yajyana initiative ntabwo atangira church udahaza amagara wa mugani. Anyway I can go on and on. Thank you. Wow. Igitabo kimaze imyaka 42 kikandikwa mu myaka 7. No wonder it's so powerful. Njyewe nkibona bwa mbere nakibonye kuri poster yavugaga ko mugiye kukinonshinga hanyuma ndakigura ariko twagisoma sinagisoma ndakireka rwose igihe kirekire narimo kwandika ku bindi bintu bya genocide
aho ngifatiye ngiye kugisoma iyi cover iyi title y'igitabo ntabwo nashidikanyaga kuba ngira ubwoba nari nzi ahantu henshi nagiye nisanga mu bwoba kandi nzi ko bitangiza ingaruka nziza ariko kumva ngo someone can be delivered from all their fears bakabaho ubuzima buri fear free narabanje nshidikanya ko bishoboka nshidikanya ko ndavuga se ibyo bintu birashoboka ko umuntu yabaho ubuzima buri fear free nta bwoba na bucya agira ndabizi ko n'abakibona n'abazagisoma bashobora kwajya bibaza icyo kibazo kandi ni byiza ko turi kumwe n'umwanditsi wacyo wowe uvuga ko wabaye delivered from all your fears ariko ndashaka udufashe ku muntu ukibaza ngo ibyo bintu birashoboka cyangwa ni bya bindi by'abarokore bajya batubwira ibintu bakabya nkuru. Yeah, thank you for the question. Number one, nanjye mbonye iriya scripture Psalm 34:4-5 ivuga ngo I search for the Lord, he delivered me from all my fears. Mbonye iriya all ndavuga so it's possible kuko it takes time kugira ngo mbone title nzashira yibe indi title wenda nahimbye wenda 7 steps to go victory ariko it's a scripture literally nanditse I search for the Lord, nashatse Imana imbora ku bwoba bwanjye bwose. So iryo jambo ku bwoba bwanjye bwose, so it's possible. Number 2, nuko abantu bitiranya. Of course tubaza kubigeramo enda ubazo tuza kugira. You can urabona isi yo bavuga ngo kana kari mwisi ariko isi ndi murimo. Nduvuga ngo ubwoba bwa gusurroundinga ariko ndi bwakubamo. You can live free from fear and yet fears are everywhere. Sinzi ko navuga kwa kundi mu kirere harimo waves ziratambuka ariko ubu ngubu udafite sim card ntabwo bafata MTN. So fears can surround you zirahari, and by the way isi yose ikora ku buryo tuba scared. The whole political aspect, security aspect, mu gisirikare ntabwo kubaha kwawe afande kuva gusa mu rukundo kuva mu ko bari guguti kuri ngo nijana soka de ku murongo ariko hari ubundi buryo wakubashya afande bidace mu bwonko. So we can still respect somebody lovely and save him without fear. Ariko niyo methode bazi isi niyo bazi. So rero it's possible Vita kose kuba navuga nti this man doesn't scare me. I just respect him. So umuntu wenda abibone abyeteranya ko mutinya. I stood up to let him sit. So cyangwa se nkagira amakenga for my future. I think about ariko ubwoba rwose ubwoba as such, this paralyzing fear where you lose control, you gonna sin wabukira pe nicyo mpamye kuko sinakabayanga mbeshya abantu b'Imana nanjye nibeshya ubwanjye. Ibyo byose nuriya muntu wabyanditse niba ari Dawidi ko zaburi nyinshi niba zanditse agomba kuba yarabihamyaga. Hari amagambo bavuga muri forward uyu mu Archbishop Charles yavuze nibaza ko buri mukristo wese akwiye kuyatekerezaho ariko uretse n'abakristo n'undi muntu wese uteganya kuzubaha Imana wumva ashaka ko hari ukuntu usanga umuntu avuga ati ntabwo ndaba umukristo bira bintu nzabijyamo umwaka utaha cyangwa nimara kubaka inzu nabwo nubwo amagambo rero Archbishop avuga yavuga ngo since the Christian life is founded on, entered into and lived by faith, then fear is undoubtedly the enemy of Christianity and all men, as it paralyzes a person and limits his potential. Ngo niba ubukristo bwubakiye ku rufatiro kandi umuntu abwinjiramo akanabaho mu kwizera no kuvuga ko ubwoba bidashidikanywaho ari we mwanzi w'ubukristo ndetse ari n'umwanzi w'abantu, ngo kubera ko bumugaza umuntu bukamubuza kwinjira cyangwa gukora ibyo ashoboye byose, ibyo yakabaye akora byose. Aya magambo yo Archbishop ndahamya ko ugomba kuba wemeranya nayo kuko niho kwemera ko ajya mu ntabwo yajya kunyandikira ibintu mu gitabo cyawe, ariko ndagira ngo ufashe umuntu uyumva aratangira avuga koko ubukristo turabizi ko ubwinjiramo mu kwizera, umukiranuzi azabeshwaho no kwizera,
bwubakiye ku kwizera ibintu byose no kwizera agahita bati niba ari ibyo rero niba ari uko nguko bimeze ku Kristo ubwoba nabwo niwo mwanzi se ubundi ubwoba no hari na chapter nibaza kubivuga ariko reka duse nk'ababisogongeje abantu ubwoba no kwizera birahurira hehe kubera iki kwizera kwatuma ugera ku ukora ibyo waremeye gukora byose nyamara ubwoba bukakubuza ni ikibazo cyiza kiriki ndakotinga Bibiliya avuga gutya ngo ibyo ntinya nibyo byangezeho. So what I fear not what happened to me. Nene magambo ubwoba bwatumye ngurura icyo natinyaga kimbaho muri Yobu 3:19. Hanyuma handi bakavuga ngo niwizere ikintu ukagisaba ukize uzabona gisohoye. So byombi bifite power to make things happen. Nimba cyo wizeye kizaba kuko wakizeye ukagishaka Imana ikakizana. Nanone nicyo watinye nacyo gitinye bihagije. Muyane magambo ni same reality in different directions. Ni module zimwe zingana uburemere ariko zigiye mu buryo butandukanye. Nuvuga ngo ni -5 na +5 -5 +5 ariko same value na same line ariko ziri muri orientation different. Muyane magambo ntabwo kwizera kwabana no gutinya kimwe kindi. Ningenda ntinya Vital ngenda mutinyuka. Ningenda ntinya Vital ngenda nizera Vital. Cyangwa se Vital natinyaga ningenda mwizera nzagenda mutinyuka. Right? Wow. No kuvuga ngo Vital ari umugabo wanjye turi mu gitanda ntamwizeye ngomba kurana na mfite umupanga. Cyangwa se mbwira abasekirite aba ntibizerwa umbe hafi. Ariko more I trust you, less I fear you. And less I fear you, less I trust you. So muyane magambo kimwe nikizamuka ni wamugane cyo bitango energy potentiel na cinétique sinzi ibintu bijya bikongana ni nguko reka mvuge gutyo umucyo n'umwijima. Yego. Umucyo kugenda ugwira umwijima budahari. Umucyo ni wazo umwijima uragenda urekura. So ni gutyo bibana. Ariko byose bifite imbaraga zo kurema. Kuko nimba icyo natinye cyambaho no mara icyarecyo. Ngatinya ko nzapfa vuba, ngatinya ko cancer yamfashe, ngatinya ko akakabuto karanga kitwa cancer. Kandi koko this attitude and the whole me will create cancer. Nanone kwizera avuga ati ibi n'ubusa ejo bizabyagiye gutyo. You know miracle. I think you believe you know how miracle healing happen. Somebody believe in healing and healing happen actually. Walk around and should. So nimba bifite potential imwe imbaraga zimwe ariko imwe ni negatively indi ni positively. So ikizamara kandi wabivuze neza. Saved by fear. No. By faith. Saved by faith. Overcome by faith. Living by faith. Victory by faith. Future by faith. Working everything. Not anybody we live by faith, we were born by faith, we grown up by faith, we rero umwanzi w'ikintu kikubeshejeho. Bisobanura ngo umwanzi ukumazeho kuko amaze source yawe amaze isoko yakakugiza. Tekereza abantu bari rusororo yo batinyuka ku initiating ibyo beretswe. Reka tuvuge nka Christ for the Nations Ministry. Dr. Norman agize ubwoba yafunga yavuga ati nzateranira he ni ministry na churches zifite ibibazo aho wenda hava ni cya 10 cyeko ndi mu kirere. So he will shut up. So rero count initiatives na potential zarangiye mu bantu zapfiriye mu bantu zitasohotse kubera ubwoba. Utekereza abantu bakaye barize gukora fize n'ibindi ariko ubwoba butuma batabikora. Tekereza abantu bakabaye barageze kure uyu munsi ariko ntaho bageze kubera ubwoba bwaraba paralizaye. None abo bantu yo bagira kwizera kukabaneshereze ubwoba ndiba baratusigiye ibintu bizima. So ndumva rwose nimba mwizera ko kwizera ariyo soko ye gushobora kubaho n'ibindi. Ubwo rero opposite fear iparalyza faith. Ubwo rero iparalyza life, iparalyza
being born again, grown up, victory, whatever. Naho ngaho ndumva ariko aginasare akibishop yashakaga kuvuga like navumbuye ko faith is connected kuri fear kandi kimwe gikonsoma ikindi. They can't survive together, one or the other. Yeah. Nuza kugira aho wumva ushaka kuchipinga in ni karibu. I think faith umuntu ajya yibaza ari biblical faith ari kujya kureba n'abantu mu mateka bashizwe ubwoba bakavuga bati singiye kuganzwa n'ubwoba, singiye kuganzwa n'ubwoba, ngiye kuganzwa no kwizera. Abantu benshi bagiye muri iyo realm bakoze ibintu bikomeye, bakoze ibintu bikomeye kandi babandi b'ubwoba ugiye kureba abantu bategetswe n'ubwoba banze kwinjira mu bintu bikomeye kubw'ubwoba ntacyo bagezeho. Ariko ari Bible igerageza kutwereka abantu bakoze ab'Imana yakoresheje bagiye mu kwizera. Ariko tujye no kurana n'amateka nk'uko Apostle yabivugaga n'abantu badiscoverinze ibi bintu byose tubona n'aya matara. Was it 99 times inshuro 99 aravuga ati ntabwo ngiye kuba paralyzed by failure and fear. Fear of failure. Fear of failure. Ngira ngo abenshi barimo kutwumva iyo bumvishe nka Apostle MASASU avuga kwizera delivered from fear. Ngira ngo no mu buryo busanzwe social life, no social life n'umuntu uhora utinya kuventuringa stepping into the unknown nawe nta kintu ashobora kugeraho. Baravuga ati nigerageza nkananirwa. Ariko ngira ngo Imana nayo yashyizemo umuntu muri kamere yaba babantu bashira amanga kugera ku bintu bikomeye. Ngira ngo niyo nashaka kugira abawonda guchiping in. Urakoze cyane. Iminsi atambutse nasomye ibitabo bibiri. Igitabo cyitwa The Magic of Thinking Big cy'umugabo nibaza niba nibuka n'izina ryitwa David. Avuga kuri uriya murongo uvuga ko abantu nibagira ukwizera bazabwira umusozi ukimuka. Ariko we yandika mainly muri business perspective, abivuga mu mbone za business. So nta n'ikintu cyanditswe na kimwe avuga muri icyo gitabo n'ingero zose atanga za business. Ariko urangije kugisoma wumva uburyo ukwiriye kwizera niba ugiye gukora business koko. Ikindi nasomye ni cy'umugabo witwa Pastor David Yongcho kitwa Fourth Dimension. Nawe urebye ahanini abarimo kugendera muri uyu murongo uvuga ngo umuntu azabishwaho, umukiranutsi azabishwaho no kwizera. Niba uko wenda nari mfite iyo background y'ibyo bitabo byombi kuko nibyo nakomeje guconnectaho nsoma sanga uzanye igitabo ubona uburyo uretse no kubuzengurutse uka ngewe nkanjye kwityangira uretse no kuba narabonye nzengurutswe n'ubwoba gusa nabonye ahubwo bunandimo hafi mu bice byanjye byose by'umubiri byantera kwihuta ngo bite mbaza uburyo umuntu abo baturwaho ariko reka ne kwihuta ngaruke imbere kugira ngo fashe n'abadukurikiye tuze kugerana aho hantu. Inyito y'igice cya kabiri cy'igitabo waravuze ngo ubwoba niyo soko y'ibibi byose y'ibintu byose biri ivu. Ndetse no mu gubisobanura naratangaye nari nzi ko doubting ya Eve ariyo yamuteye ibibazo byose kuba Satani yaramuteye akantu kadauta ko sinari nagize mbiconnectinga no kwizera. Reka ne gukora umurimo wawe. Dufashe ni gute ubwoba ari isoko y'ibibi byose. Natanze example. Umuntu udatinya yabeshya ate? Kuko kubeshya ni ukuvuga ukutari ukuri kubera ko utinye consequence y'ukuri wakavuze. If I tell Dr. Norman this is the truth, ndatinye whatever your reaction will be, uhera kumbwira I don't have to lie. Umuntu atumva agayitse asozuguritse adatinye ubukene yasambana ate to survive. Iri ari amahama avuga ngo mpemuke ndamuke. Ese mwene magambo adatinye ko indamuko adatinye ko atazaramuka ntabwo yahemuka.
twagenda byinshi. Pride ni iki? Pride ni fear ko uza gutambuka unknown. Ninda kakara ndatambuka nk'igicucu nta uri bumbone, kandi nanone sinshaka kuba unknown. Ndashaka mfite fear yo kuba unknown cyangwa se kuba rejected, ugafatana ku bantu ugatanga ibyo utagatanze ugasezerana just because you wanna be, uratinya ko fear to be rejected, isolated muri society. You do mistakes. I can go on and on. Nta cyana kimwe yaba igishinge ku irari ry'amaso, fear to possess, no, fear to not possess, cyangwa fear of lack, yaba ari lust of flesh, fear not to enjoy, bese bigiye kunshika kariya gakobwa karandoroka. So fear of pride, you fight for position. Ndatekereza ko niba mvana mu intebe ya representant legal ndapfuye niba mu Imana. So ugiye gukora ibintu byo gushaka kunobinga abo mwavuye hamwe, abo musaba ubwoko bwanyu, kubera ko ushaka securize intebe yawe, ariko utinyuka bwatera nyibaho ntayibaho sinzapfa. Ndumva utajya gukora lobby abavuye aha, abavuye safa, abavuga igifaransa, abavuga ntabwo babikora. Biriya bikorwa ni marke y'ubwoba. So nagenda gonona rwose my dear, nta munyabwoba uvuga ukuri. Reka mvuge gutya, nta umuntu utinyuka wacumura. So ubutsinzi ku bwoba bw'imibereho n'ubwoba bundi busa nabo nibwo ubuzima bukiranuka, kuko ubuvuga uriwe nukomeza. So niyo mpamvu rwose actually nicyo ni chapitre ya mbere, nubwo ari indi yari introduction gusa, ni chapitre ya mbere, kandi iyo connection niyo yampumuye amaso. So nimba ndo umunyabwoba amesina, reka ngusetse, uzi ko muri Yoshua 22 bavuga ngo hanze abasambanyi, abanane, hanze n'imbwa, bakongeraho n'abanyabwoba. So hanze y'ijuru abanyabwoba bashize rimwe n'abicanyi n'icyape. Biratangaje. Muri introduction ngira ngo niho uvuga ku cyo cyanditswe cyo mu byahishuwe, ukavuga uburyo ngo ubwoba bwashyizwe mu bindi byaha byose bikomeye birimo no kwica. Noneho nibajije ukuntu icyo cyanditswe, sinzi inshuro nagisomye, ubwoba nahitaga musimbuka, ntabwo nanabutekerezaga, kuko ntabwo nibazaga ari ikintu mfite. Ngira ngo igihe cyose umuntu atarabitekerezaho ngo avuga ariko ubundi wa mugani ni ubuhe bwoba mfite, ntabwo abona ingaruka zabwo mu buzima bwe. Mu gice cya kabiri uvuga kuri imitwe y'ibice byawe, y'ibice bigize iki gitabo. Umuntu arayisoma akabanza akavuga ko ibi bintu nibyo. Nk'ubu umutwe w'igice cya kabiri uravuga ngo ubwoba ni ugutuka Imana, ni igitutsi ku Mana. Utabibaza ngo ibi bintu nibyo. Hanyuma ukaza gukomeza imbere uvuga uburyo umaze kuvuga icyanditswe kiri mu gutegeka kwa 2:5-8, ukavuga ukuntu Imana yabwiraga Yoshua. Nibajije kare ukuntu hafi ya hose Imana yagiye yireka abantu. Ijambo yababwiraga rya mbere niravuga ngo mwe gutinya, mwe gutinya, mwe gutinya. Dufashe umuntu ushaka gusobanukirwa uburyo tuvuga ashobora kuba atabizi, uburyo ubwoba bwe atajyana natekerezaho nk'uko kwanjye najyaga nsoma cyanditswe nkasoma ibyo kubeshya, ibyo kwica, ibyo kugira gute, ariko ubwo bwahita bisimbuka ko wumva ntabwo ufite. Dufashe kumusobanurira uburyo mu by'ukuri icyo cyaha cyitwa ubwoba atadiringa nacyo, kukibamo ari ugutuka Imana. Mu bintu nkunda mu buzima nkunda kuba mo practical and simple. Nkunda ibintu biri practical, nimba ari ukubera nyine natangiye general technical ndi vita. Imana ikubwiye ngo ujya mu Rwanda, tuvuge we n'abandi bose, wicaye mu Rwanda hakaba offer yo kujya mu Busuwisi. So wageranye ntushidikanye ko Imana yavuze kujya mu Rwanda. Ubwo ni urwanya ya jenoside wenda nka 94. Rurimo imirambo, rurimo amagufa, rurimo hopelessness. Ntaho twahuriye n'uyu mugabo. Noneho hakaba indi offer ijya mu Busuwisi, ijya mu kuba impunzi, ijya kugira gute, kandi wenda bapuro sivuga ko ari mu icyaha agenda.
Imana ikakubwira nzakwindira mu Rwanda, ubwo bukakubwira shahu n'ubusigaramo kakubayo shahu niba utabizi ubonye amahirwe shahu kujya kurya firiti ngo u Rwanda siki niba ari pasiporo uzayibona ari ikibazo u Rwanda rwemera dayira na uhisemo ikiri opposite y'Imana yavuze bisobanuye iki? Bisobanuye gutya, you God, you say you more powerful, you are not. This fear for my future is more powerful than what you say. But ubwo ni Kinyarwanda ngo uhagarikiye n'ingwe aravoma, bakaravuga ngo avoma ashongoye, kubera ko mu cyaro iyo ugiye kuvoma amazi abavanze n'ibiroho, so you have to be quite peaceful kugira ngo utora amazi yavome, ugomba kuba utari in rush. Impamvu bwo umugani uvuga ngo nimba bodyguard wawe inyuma yawe ari intare, the king of the jungle, none hakaza inkende, imbere, of course ntabwo ba tormented, uba quietly uravoma ukagira gutyo ukaniyongeza tu, ariko shaho inkende ariyo bodyguard wawe, intarikaza ari wowe, ari bodyguard wawe. What am I trying to say? It's like choosing to obey the voice of fear is telling God he's not able to secure you, and that's an insult. It's like you are incapable, God, ntabwo ushoboye, ntabwo rwose, so nizeye, kandi icyo utinya cyose uba ukirutishije Imana, kandi kuko uri mu ruhande rw'Imana. Uvuga ngo MASASU uvuze ngo nditinyira wa mugani abantu, bisobanuye ngo baruta Imana. Niba tuvuga ngo sibo Mana, ni ukuvuga ngo abo ngabo bagira ntabwo ari bo Mana. Icyo utinya cyose uba ukigize Imana, ndetse ukirutishije Imana, kuko uvuga ati bahanganye nagwira hagati. Nibyo uhagarikiye n'ingwe, wemera ko Imana ari powerful, mighty, igukunda, ikugira gute attributes zose, bizatuma uvuga ati urinde wa muntu untera ubwo burinde iso ninde, ariko niba wabivuga utari muri side ya more powerful. So amahoro mu mutima adepana no kuri inyuma. Niba Imana ikuri inyuma, ubwo uzasuzugura whatever come your way, ariko nimba ufite ubwoba ntuzamenya support ufite, uzayica amazi. Niyo nise insult, no kugaya support ufite kuko utayizi ukayica amazi, nicyo nise gutuka Imana. So nabwiye Imana gutyo, Mana kubera ubwoba naragututse, nagaragaje ko utari capable, you don't care, you don't love me enough to protect me. By the way, whatever come my way gonna crush me because ntabwo wampagaraho. No, nza gusanga, no. If you don't want to insult God, you stand and defend God. MASASU, ni ihe message cyangwa ubutumwa waha urubyiruko rutegekwa n'ibyo babonesha amaso, ariko wababwira ngo batera intambwe bajye mu byo batabona, kuko akenshi urubyiruko rwo muri iki gihe bareba ibintu bya hafi, bakumva bati bigaragara. Niriye jambo waha ku rubyiruko cyane cyane na experience yawe muri imyaka yose, urubyiruko rufite ubwoba bw'ejo hazaza, cyane cyane ndavuga nko muri context yo tuvuga iyobokamana. Uyu munsi abenshi bafitemo notion ivuga ngo ibintu by'Imana ngo ntacyo bimaze, bakavuga, ariko ugiye kureba n'ubwoba bw'ibyo bagiye kujyamo. Nirihe jambo waha urubyiruko kuva muri ubu bwoba, wowe ujya kujya muri uyu murimo, n'iki cyagufashije, icyundi rubyiruko rwakwigiraho kutategekwa n'ubwoba n'ibyo bareba ako kanya? Sinzi niba nagihuza n'ikindi ngiye kubaza. Sinibuka neza niba iyo nkuru nayisomyemo hano cyangwa niba wayitanze ari ikiganiro nakurikiye kare kuri Fear Free Campaign.
sinzi niba nayumvisha hari urugero watanze uvuga ukuntu kera wari waranze wigeze kwanga kujya ujya koga ngira ngo ahantu wigaga mu kigo kimwe abandi bantu nabo biga mu kindi kigo noneho mukajya mugira ngo mujya koga hamwe cyangwa kuva ahantu hamwe ariko wowe ukanga kujyayo kubera kutinya abakobwa. Yes. Noneho kubera watinyaga abakobwa. So ndashaka kuvuga muri iki gice cya gatatu kivuga ngo ubwoba bumugaza. Yes, paralyzing. Wari kuba ugeze iki gihe wenda utazi no koga. Cyangwa utaranahura n'umukobwa utaraganira nawe. Ibyo impamvu nshatse kugihuza n'icya Dr. Norman nuko bivuze ubwoba urubyiruko rwinshi muri ubwo bwoba butumugaza butubuza gukoresha initiative kugira initiation conceiving kurema kugira icyo ugera guhanga umurimo byose reka byite guhanga much better. Ubu uyu mugabo watinyaga kujya gukaraba koga ngo adahura n'abakobwa uyu munsi akaba yarabaye delivered muri ubwo bwoba bwose yavugaga uburyo mwatangiye umurimo ngo ubihuze. Nakunze ikibazo bigeze kukubaza kare bavuga uburyo ngo kuzakandagira mu ntambwe zawe cyangwa mu ntambwe zanyu abadukuriye aburungano rwanyu bitoroshye use nk'ubihuza dufashe wenda wabanza dusobanurira ubwoba bumugaza n'ubumeze bute buparalyzing n'ubuhe ariko se wenda mwebwe mwabwovakaminze mute mwabunesheje mute noneho niyo message yarababajije y'urubyiruko muri rusange. Anyemerere ntangire kuri supportinga aspect yatanze ya social aspect wenda nize kujya muri aspect ministry bishoboka. Nimba hari igihugu cyagaragaza ubwoba u Rwanda rurimo no kwizera yego uyu munsi hari abantu twubaha twemera twa producer bitwa inkotanyi. These people they took decision yo kuliving ibyo barafite nta assurance ntaki uciye mu ishyamba rwaye n'inda n'ibindi hari bamwe atazi na Kigali ariko hakumva kuba infinity ndi impunzi it can't work. Cyo ngiye kujya mu kiranyanze ndikinyemera cyo ndimo nanone nzabayiteno Kanyarwanda agafata uyu munsi nibo bafande ariko dufate no n'abandi bo fiya ya paralishe bamugani baze kumena amaraso yabo kubw'igihugu n'urugero. Uyu munsi yareba abandi babyirukanye bambaye inyenyeri akira kandi avuga ati nanjye ubwende wamugani mba ni nka lieutenant kanu ari akantu kaba karimo ariko iyo ni paralyzing fear yatumye adafata risk none akaba ivuga ngo wanga kumena amaraso kubw'igihugu imbwa zikarigatira ubusa none magambo uburyo fear ikubuza gukora icyo wagakoze ariko by the end ukabimbwa ukapfa ubusa nicyo bishaka kuvuga. Na kurubyiruko rero reka tukare kurubyiruko urubyiruko actually means future. Hari imyaka ugeramo ukamanaginga present na past yawe uko wayo urumva njyewe ndi officially ndi 65 wamugane ariko nambutse umupaka wa Rusizi muri 59 mbona so urumva ko wakongera izindi 3 years cyangwa 4 ariko yanditse n'itanditse tuyireke ntabwo ari debate y'imyaka. But on our age, on my age, after 43, 45 almost years of ministry, hari ibintu muba warabonye not by revelation, even by experience, by hari amasomo warakutse inzara zikamera, hari ibintu ubucisha make uriba uri deep, actually uri mu myaka ya coaching people. Yego. Now, umuhamagaro kuri twebwe ni ikintu ubwirwa n'Imana, ni ikintu nanone utawugiyemo you'll be miserable the whole life kuko satisfaction ntabwo yaba uri aho udakwiye kuba. Yego. Uyu munsi Imana ivuze ati Vitali wowe rero uri umushumba ukavuga none nzacuruza nubwo wagira miliyari nyinshi hari void zakubamo. Now you're urubyiruko rero ureba future, what am I called to do, what's my destiny? Suppose none Imana ikakubwira uri mu ministry, experience rero yageneye ni ya indi navugaga umukobwa yaje kungisha inama
ndamubwira nti se umupasita agukunze wakwemera mukabana kereka wenda afite nk'amakamyo akajya kuzana imyumbati akajya azana mbese ibyo iki noneho muha example ariko nanjye yangoze kuko hari igihe umuntu avuga ibintu mu kanwa ariko watekereza ugasanga nawe ndamubwira niko wa mukobwa we Yesu ari mu mwobo akakubwira ati jump in hanyuma ukabaza Yesu ni wowe koko akakubwira ngo it's me my daughter uza jumping in kandi ubwo ntabwo ubona iherezo ry'umwobo gusa icyunzo urumva ari we pe will you jump in or not arambaza Yesu kabisa Yesu doga niko kuvuga ati nabwo ya Yesu kabisa Yesu arambwira nimba Yesu kabisa Yesu ntafata risk nabwo okay nimba ni kimwe mu mwobo nimba ari umugabo w'umuvuga butumwa ari umugabo wanani imigezi akakubwira ati come in ubwo azabatungisha hamwe azagenda ibya binero tugaruke kuri atibaza avuga ati urubike rwa none rurareba ibigaragara they wanna be secure but visible ariko visible ziri temporary visible stuff umuntu none yagira imodoka 10 ejo akajya ku igare yagira amazu 20 akaning up no yaba ari nani Dr. Norman urahanga I know him icyo gihe as a young man coming in Rwanda single fazunguruka fitisha goshi nini umureba gutya nta future barukwe munsi ni papa w'abana umugore wa nato twebwe ubona ndi muri twegerane tuzunguruka 94 95 gutyo ntakuvuga ko natwari moto cyangwa se nagenda nanjye ko nanjye naba nagira izina so fear izakubuza kwizera Imana for future aho rero izatuma udasecurizinga your future with a mind set iri free uzaba prisoner wa actually ijambo anxiety imaze abantu ni fear ya future do you definition anxiety sekin anxiety uvango unknown sinyimetriza ibizaza imbere kubera ko ndabimetriza so ndigendera kandi rero future ntibiri concrete iri abstract future ni wirimo mu mwomo wareba future mbi wanareba na future nziza mu byukuri future ibitaraba ariko niyo projecting ukavuga ati ko mbona narongoye nabi umwana w'umukobwa kwangiriye nabi ko tubatse urugo rubi it's not yet happened ni gute wa projecting iyo ayo maneti rero projector fear arakwambika so come back to my calling nari engineer nkora ahantu hari igiceri kuko ndibuka ko batangaga ruswa ya around 10 and 15,000 K that was 1987 15,000 yes US dollars inshuti zanjye twakoraga bashobora kurya ruswa kubera bagahera ko bagura amazu literally dukorana kandi ningewe uri technician ugomba kuvuga ngo iki cyuma cya guru kina mu kigure iki ndi mu kigure mwani magambo ningewe warya ruswa nyinshi kuri front line chef wanjye akasimbutsa akazi kuko ndasanura kwica wasi yanjye so abantu bakanyima bakatwima iyo opportunity then can't call me from that position arambwira MASASU wowe abandi bazacuruza abandi bakomere wowe uzashingwa imitima yanjye gusa zanumva aranyishe biratinda mubwira basi nubwo ntakora amafaranga menshi reka nkorere rama arambwira ujye ukora indwara rero niyo mbese and all this security uyu munsi urabona mbayeho nawe MASASU urabona ndi igisambu urabona ntazi urabona nta gaciro urabona so ariko no kubanza gutsinda fear actually kuba hero so gukora ibitangaza no gutinyuka nicyo navuga so rero kurubyiruko dangerous kubera ko urubyiruko rwa hiyubwoba ruba rwarangije future yabo baba paralije rwango ntacyo bazaba cyo nicyo navuga nagerageje sura murakoze cyane turimo dusa nk'abagana ku musozo
hari ibibazo bibiri ingingo niba nazita ingingo cyangwa ibice bibiri biri muri iki gitabo by'ingenzi bimwe by'ingenzi cyane ngira ngo no kurusha ibibanza kuko ibibanza biragaragaza ikibazo ariko ibi bibiri biratanga umuti. Kimwe uravuga uburyo umuntu yabaho anesha ubwoba yanesha ubwoba. Ikindi ukavuga ngo n'igihe wamaze kubunesha tuvuge niba kubunesha ari ukunywa kiri ukayimara nyuma yaho uzakenera kumaintaininga iyo victory gusigasira iyo nsinzi wagize. Ndagira ngo udufashe umuntu wagiye wumva by the way ndagira ngo mbwire abadukurikiye zimwe mu ngero nyinshi Apostle yatanze ziri muri iki gitabo n'urwo yahereyeho avuga ruri muri iki gitabo inyinshi yagiye atanga ziri muri iki gitabo ariko uburyo nge nabonye igitabo cyanditse nuko urasoma n'inkuru y'undi muntu tuvuge nka kuriya watangiye uvuga iriya nkuru ya boss wawe ugahita usanga urimo kuba diagnosed urimo gusuzumwa reba ukuntu nawe utunyoma ubeshya tudafite 12 duturutse mu bwoba gusa nabivuga bakandeba nabi kandi uwo muntu uri bukurebe nabi ndi ndetse n'umuzamu w'iwanyu kuri gate umuzamu kurebye nabi se warwara iki I know so ndabashishikariza ku iki gitabo mu gisoma wenda mukanya tuza kuvuga ku aho tugikura n'uburyo twa joininga muri campaign ya Fear Free cyangwa ubukangurambaga ku kubaho ubuzima buzira ubwoba ariko dufashe nanone abadukuriye ikiganiro tuvuge wenda ko agize amahirwe akaba ari cyo cyonyine akurikiye ubwoba umuntu abunesha ate ese yamaze kubunesha bwo yabasha gusigasira ate iyo nsinzi ku bwoba. Ikibazo cyiza Vita icyambere nuko ari murongo Bibiliya ivuga ngo ni mu Baefeso avuga ngo ndasenga ndapfukama nsaba Imana data wa twese ni Paul wandikira Abaefeso kugira ngo abahe gukomera mu muntu wanyu w'imbere mube strong avuga ngo to be strong in your inner man. Arakomeza aravuga ngo Christ abide in you by faith. Yani magambo step ya mbere kunesha ubwoba no kutunga Kristo kuko niwe ntare y'umuryango wa Yuda atakurimo nta guarantee kuko kumbwira ngo may your heart not be troubled nukujya umbwira niki cyatuma itaba troubled. Give me the reason not to fear. Kugira ngo ushira ubwoba nuko the man who overcome fear, the man who is a lion, the man who is almighty live within you. Iyo ni intambwe ikomeye cyane. Intambwe ya kabiri nuko fear can be a demon, fear can be a power of darkness, can be yaba n'umurage nk'uko ubusambanyi bwaba byose. So there it takes time to renounce, to cut the ties. Kuvuga ngo ubwo hari abantu nzi famille ubona muganira ukabona icyokere icyuya kiraje mu ntoke funuriza ukabona yapanitse bakubwira ngo navugije ukabona birenze just normal fear biri beyond. So nibiru fear ishobora kuba spirit. Cyo rero deliverance, liberation can intervene. Number 3, fear can be just an attitude or disease, like kwa kundi muntu nkuko kwa xenophobia, phobia, bese ya phobia kwa kundi umuntu ari mu ndege avuga ati indege irazamuta so ari uburwayi nk'ubundi bwose wamugani agatinya ikintu agatinya imbeba agatinya inyenzi agatinya icyo agatinya so gutinya nabyo byaba ari uburwayi bwaba psychomental n'ibindi. So aho rero niho consecration wamugani ndakoresha ijambo wenda ritoroshye kuba igiharamagara muri Kristo sinzi cyangwa se kwiyegura Kristo kuko ukuba totally dedicated no kuba assured by whom you dedicate to. Kuvuga ngo Yesu narakwihaye nibangera uzaba feelings like sinirwana kuko ndimbwa ndimbata ya Yesu. So kuko ndimbata itavangiye Yesu kugira ngo uze kunkoraho ubanze umuceho rero icyo ntiwakivuga uvangira Yesu kuko iyo ashoreshe kuvuga ngo masasu ndahagaze nta bwoba mfite ubwo nakubwiye kongeraho kubwa Yesu Kristo kuko mvuze ngo nawe afite kubwanjye I'm vulnerable, I'm fragile. Ariko I can say kubwa Yesu Kristo nihaye ntamuryarya ikizanzaho azakirwana nanjye sinzamuhemukira nzamuha room
niyavuga yaba ministry yaba ibindi byose. And finally Holy Ghost filled life. Urabizi ko rwose mu kintu cya mbere Petero yashize yuzuye umwuka wera yavuze mwabayuda mwaramwishe. Ariko kubwira abantu banyonze boss wawe ngo mwaramwishe. Fate ya discours ya Peter. Uyirebe act 2. Urebe uwo mugabo wicaye imbere y'ibihumbi kuko kugira ngo akirwe mu bihumbi 3 ngo bari nk'ibihumbi 10 cyari yari ku rusenge ikomeye. Ariko urebe uburyo he speaking with boldness. Aba bagabo ntabwo banyoye inzoga. Aba bagabo so hari uburyo our life can be filled with the Holy Spirit and become just we are filled with kukiranuka amahoro n'ibyishimo kubw'umwuka wera because of nicyo umwuka wera abazana. So that's how you need victory. How to keep it running. Number 1 kumenya ko ubwoba ni nk'umuyaga burasurrounding ntibuzashira bwadushiramo. Bwadushiramo ko nibwarekeraho kutuza. Yes. Ubwoba bwo kuba reka mvuge gutya n'isi bishaka kudutera ubwoba. Yewe n'abatuyobora bamwe bayoboresha ubwoba. It's like kugira ngo uwanjangwe wowe no gakubera ukatungana kubera ubwoba. Kandi mu by'ukuri nuko isi niyo principe n'ubwoba gusa n'ubwoba bugenda kandi ari Trump arabufite. US yagiye gutera Iraq ubwoba. Ubwoba uko gicere kizura muri Kigali niko abantu bashyiraho senyenge y'amashanyarazi. Ubwoba abazamu bakomeye na karashiniko 20 ubwoba amen. None rero kumenya ko buhari nukuvuga ngo ngewe ndikingira. I will secure myself. Buzabajya mushaka kwinjira kwa kundi wa mugani ngo the lion azerera nk'intare ashaka waconchomera. So your role is to strengthen your fence, since to keep kuba kugakomeza uruzitiro rwawe. Yes, ariyo kwa kubaka kwizera kwawe. Umwanzi ni yavuga shaho zapfa ugamusubiza uwo nize yaravuze gutya. Ntazansiga ntazampana kumbwira ko nzapfa nzaba namuciye umyenge intoki. Urumva wowe ugura gusubiza ubwoba. Yego. Ukaba usidinze na faith. No utsindishije fear. No man no iki gihugu nugisigaramo go to UK make money cyangwa jya Kampala sha utangire church ntago bizi. Wenda ejo araje bizagufungirana mvuge gutyo ariko ni uburyo kuvuga cyangwa se ejo ubundi never know. Nawe ukavuga ntago nizanye muri iki gihugu. Hari ibyo Imana yambwiye igihe tarambwira ngo subire Kampala cyangwa se ngende Mbarara ndacyakirimo. So iyo uko gushora imizi mu ijambo bizaba fence. N'ikindi mugani kumekinga shwa ko ukora hygiene yo bitekerezo. Ijambo ry'Imana, muziki y'Imana, kumva ijambo ry'Imana wamugani ngo kwizera kuva mu byo twumva tubiba mu ijambo ry'Imana, prayerful life yewe na fasting. Na fasting and prayer is a good keeping. Wenda short umugabo witwa Josaphat yakikijwe n'abami batatu Edomi, Sodomi, amahanga. Bibiliya ngo ashyubwoba ariko ngo adekreta kwiriza ubusa kwa Israeli kwa Yuda yose. Rero fasting and prayer can be a way to overcome fear. Esther ubwoba bw'umuzamutsemo ko ataje imbere y'umwami adekreta fasting. Ababwiye ati mugende mukore iminsi 3 kandi yari yagihiye ubwoba mbere yavuze ngo ntabwo nanjye mbere y'umwami maze ukwezi ndajyayo natantunga inkoni se sinapfa. Yarafite impamvu nyinshi. Fiya yari yampararije ariko Moridekayi arambwira ati nutajyayo agakiza kazaza kameme kandi nawe ntakuzakira. Arongera ati rwose ati ninde wamenya ko utabaye umwami kazi iki gihe kugira ngo ugire icyo umara. Mwene magambo arambwira ati genda mufate iminsi n'amajoro aya mwiriza ubusa nanjye nzabikora. Umva ko avuga nyuma nzajya kuri umwami nimba nishaka mfe nimba ari gupfa mfe. Urumva ngo utashize iyo umuntu avuga ngo nimba ari gupfa mfe ubwo habasigaye ubwoba. Ariko iyo victory ivuye muri
ka fasting ku muntu se ugira ubwoba noneho bwo gufastinga ahubwo ubwo nubwo bw'ubwoba kuko nabwo kavuga ati niba umunsi umwe ndapfa ahubwo natwe twatangiye rimwe kumva saa munani inzogera ziravuye mu mutwe inzogera rero saa kumi ukabwira umukecuru ati shyiraho ibya mu gitondo shyiraho ibya saa sita n'ibya nimugoroba twese ndabifatira rimwe ubwoba ya kubera ko dusigaje iminota mikeya nagira ngo use nk'udufasha ibitabo hano niho namenyeye ko dufite verisiyo z'ikinyarwanda dufite igitabo cy'ikinyarwanda cy'icyongereza n'igifaransa umuntu abibona ati unatubwire gato kuri iriya Fear Free Campaign cyangwa ubukangurambaga ku kubaho ubuzima buzira ubwoba dufite ahantu henshi wabibona hari ERC hose of course n'amacacu dukorana yewe ndumva na Dr. Vuze hari office ye twamuzanira na copies na library nka Kirezi n'ahandi rwose bitabiriyo so we made sure ntabwo harimo umutingo urekere gutyo na BCC offices Bible Communication Center organization tuyoboye nayo ibitabo wabibona ubu tuvuganye ufite nimero yanjye umuntu akugana akubwira ati apostle hano zana ibitabo 5 bari abana basaza babyirukanshisha so let us be the advertiser of this medicine if you believe this is a medicine and rwose ugishatse ntakibure kuko ngo yakiguze hari normal channel hana unformal channel ariko bakibona kiri mu gifaransa kiri mu cyongereza dusohora 2000 copy mu cyongereza batubwira se kutarabongereza kutiri mu Rwanda nabo dusohora 1000 by'igifaransa bati none se ko ni ahandi n'amahanga none dusohora ibindi bihumbi bya nani so numva ari icyo kampanye turimo rero ubu ngubu ni series ya 4 yego habaye kampanye ya Get the Book bize kujya kuri bahita kuri Kigali dukora igiterane cya 6000 people barenze gutyo Imana iduha urubyiruko baritabira and 150 200 people get saved yari nka alight hanyuma dukora indi campaign crusade Gisenyi turashimira n'Imana ku buyobozi bwacu butwemera nyine bamugani to minister public ari bisabye hanyuma turakora tuza ubu rero ubu specifically campaign iri mu rubyiruko mu mashuri ya kaminuza mashuri ya secondaire iri targeted tuzajya n'igihe cyo kujya mu center za rehab n'igihe cyo kujya mu why not mu masengero abatwemereye go come minister why not hari igihe tuzajya n'igihe rwose cy'ama prison n'ibindi so we have not ni series ariko yingiye iki term from July gutyo mpaka July tufocusinga urubyiruko kugira baza kuko babaye paralize twahomba byinshi bakangutse hari icyo twagera mu buryo bwose and then your campaign rero iravuga ngo not only get the book not only read the book read it completely live the book yani magambo kuko washobora kwitunga sibyo tubatangiriyeho nyakuba Vitali yarayifite bukeye aragisoma sinzi bagisoma icyarimwe cyangwa arasomye agera hagati kuko hari abantu batajya kuri 5 kandi 5 ari umuti hari abasoma chapter 1 2 3 4 akumva excited hanyuma twagera kuri 5 deliverance bakakiri kuko yumva nyine it flows kandi muri langage yoroshye ni simple English flowing simple French akavuga none rero ubu rero turashaka ko abantu baviva icyo kintu kandi ndemera neza ko the church is passing a moment where it should raise up quality y'abantu badatukisha Kristo kandi mu bitukisha Kristo biterwa n'ubwo uyu munsi ibyo abapagani batunenga aya mafuti yose y'ababivanga basamba na biba abari mu mafuti byinshi buriya inyuma hari ubwoba bw'amaramuko butuma wa mugani agomba gutura amaturo akakama abantu vuba kuko wa mugani ejo atagera wenda ibimasa reka kamiza abonye ubu ngubu n'abarindira fear nibi byose bumva scandal people fighting bajya kumurana imbere y'abapagani kandi ari abantu b'Imana bakabacira urubanza rw'isi bagakwiye kuba babyirangirije n'ibindi byinshi by'imyanda ndemera ko igihe tugezemo everybody should stand like Yesu
undinde kugutukisha kandi fiye ya future yanjye fiye y'ubuzima bwanjye ntabwo n'inda yanjye wambwira sinzahemuka kugira ngo ndamuke. Help me to stand fearlessly testifying your truth. Ndumva aricyo navuga. murakoze kuko wajoininga campaign baguhamagare bampamagare kuri telefone yanjye. Murakoze cyane. Dusoza ikibazo cya nyuma mbabaza mwembi. Dr. Nomari ntabwo twamubajije ibibazo byinshi uyu munsi platform yo twayikoresheje. Ariko ikibazo cyo ndashaka kukibabaza mwembi. Yes please. Mpereye kuri Apostle, urubyiruko ruruha ubuhe butumwa cyane cyane ku birebana no kuba bakwiye kunesha ubu bwoba twavuze no kubaho ubuzima buzira ubwoba, nacyo namwe muri buze gusubiza. Vital wenda nuko hari umwanya ari muto nakoze statistics last year ndi muri crusade sanga muri rehabs zacu na Kabuga n'ibindi 12,000 young men aba teenager bafunze cyangwa se bafungire nyahantu. It cost more than 6 billion Rwandan franc. Kubera ibiyobyabwenge, kubera ubuzima, kubera iki, kubera ubwo n'urubyiruko nizo mbaraga z'u Rwanda, nibo bakora u Rwanda, nibo bahungu bacu, nibo bakwe bacu, nibo bakazana bacu. Urumogi kandi behind urumogi ni ugutinya kuba alone, isolated. You wanna cover by swing. Kuko ugize umwanya wo kuzamura ibiganza gutya mu cyumba wenyine ukaririmba indirimbo ntukeneye swing, ubu swinginga wenyine, ntukeneye swing. Ariko gutinya kubaho without any motivational stuff. Urumogi, kabari, ibyaha, kwandavura, kugira gute, ubwo simvuze icyo ni kimwe. Ibitaro byacu bya Ndera n'izindi center abantu bagiyemo bikubye inshuro 69. Numbers 69 times. Ruvuga ngo abari mu bitaro 2013 ubaza abari mu bitaro 2015 mu bibazo mbese by'hahamuka cyangwa se reka mvuge gutyo byihungabana byizobwe mu mutwe, wa mugani agahinda gakabije n'ibindi. It's a calamity. Ariko behind twicaye wenda tudakabije n'ubwoba, anxiety. Umwana akacyaka avuga se nzabikeje uko amashuri ari kunyiganya, nzabiki umukobwa se nzarongorwa anxiety. I don't know how to tell you. Iki ntabwo kivuga nk'ucuruza rwose. Ndakubwira iyi ni my portions, little portion to contribute for this country to come out from. Tukije urubyiruko iki kintu bakabakira twagira ingabo nzima, kuko nta ingabo yagize ubwoba ntabwo ari ingabo nyine ni ikigwari. Twagira abakozi bazima bacunga imari ya leta batashimutamo, kuko aravuga ati naburara rimwe wenda sizaburara gatatu, ariko sinzahemuka hagati ya ijoro rya mbere n'irya gatatu. Imana izagira icyo ikora, ariko sinzafata amafaranga y'abandi ngo nyere, cyangwa se sinzicuruza kubera ko Imana ntibishaka. Basi nzanakubura mbe umuyaya, ariko nibura, ariko I can go on and become emotional. Nicyo navuga. Rubyiruko, you are our future. Satani arabashaka, isi irabashaka, n'Imana irabashaka, na leta irabashaka, reka mvuge n'amasasa arabashaka. Murakoze cyane. Wowe ni ubuhe butumwa ufitiye urubyiruko? Urubyiruko hamwe n'abayobozi b'amatorero, abayobozi bari mu nzego, navuga ngo nk'uko Apostle Masasu, iki gitabo ni igitabo cya experience ye, ibyo yanyuzemo ushaka kuberamo nk'ibintu biri negative, ariko ubu biri positive, kugira ngo biredeeming, bicungure undi muntu. Navuga ngo urubyiruko babaze abakuru niki cyabagejeje aha, niki nabigiraho, batega amatwi bige, bareke kujya kure, ntibatekereze yuko ibyo barimo ari byo bigezweho. Mbere yo kugera hano hari ibyaheze.
ubwo rero ni ukuvuga ngo urubyiruko rube open bavuge bati turashaka kwiga ariko n'abakuru nabo nk'uko Apostle MASASU arimo kubikora ni ikimenyetso kigaragara ngo icyampinduye kagihindura abandi mu yandi magambo ni ukugira ngo atange umusanzu mu kubaka ubuzima bw'abantu n'igihugu n'ibyo navuga wenda sinzi sorry tu nani ubwoba gutinya Imana reverence ku Mana bizagutinyura ubundi bwoba bwose ku rubyiruko n'abandi bose number 2 icyambere ntabwo gisobanutse neza gutinya Imana nibwo muti wo gutinyuka ibindi byose ntinya Imana sinatinya ikindi cyose kuko Imana natinye irakindushiriza ariko ndatinya Imana ikindi kizaza nagitinya so batinya Imana kandi kutinya Imana ni ukwanga ikibirunuka so batinya Imana uyu munsi utinya Imana ntiwacumura actually kandi igicumuro twavuze ko kiva mu bwonko so rero utinya Imana nyabyo reka urubyiruko rwaje rutinya Imana kuko abantu bashobora kuba mucaca ari abareligieux gusa ari abanyedini batinya Imana batinya Imana bizabatinyura ibindi byose murakoze cyane ndabashimiye Apostle kwa mwitabiriye ikiganiro Dr. Norman kuduhostinga twavuze ikiganiro cyitwa CNM Podcast giterwa inkunga na Christ for Nations Ministries amagambo nsorezaho ni ayo bavuze nka versions sinzi nazo versions z'iyi campaign za Fear Free mu gitabo ukigire ugitunge ukigure ukifate ariko ntugitunge gusa ugisome nyuma no kugisoma gusa wagisoma bikarangira ukumva ari igitabo kimwe mu byo wasomye kandi ukigemo ntugere ku gice cya 4 unditwa paralyzed ahubwo ugisoma ukirangize numara kukirangiza ibirimo ubeho ubuzima buzira ubwoba ndabashimiye cyane kandi nongeye kubararikira ko ubutaha tuzaba turi kumwe Imana nigenda bidushoboza tuzakora no kuzindi nyigo uyu munsi twabiciye hejuru ko twavugaga iki gitabo muri rusange aho uzagenda dukora n'ibindi biganiro wenda kubwoba bumwe na bumwe tugenda dufata bumwe muzishimira cyane kumva uburyo umuntu yanesha ubwoba bwo gutinya urushako bwo gutinya gutsindwa n'ubundi bwinshi nanjye nditegura rwose kwiga byinshi Imana ibahe umugisha mugire umugoroba mwiza.